ntabwo wagenda utanseze ngamo no sheri umva ariko nakubwira mu ndi kumwe na mutwara sibariya kuri gate twarimo tuvuga kuri cya kibazo dufite mu isibo yacu uribuka ba ya nama duherutse gukora ko twavuze yuko tuzafasha abantu batishoboye harimo abatabona ibyo kurya imyambaro twe tugize uko tumera tukabafasha nabo bakabona imyambaro y'ishuri amafaranga nibyo twarimo ambwira aho bigeze ntago narindi kure narindi hano kuri gate none se ubwo mu bifatiye ubuhe mwanzuro buriya ikintu yararimo ambaza muhigo nahise yuko igihe tuzahigura ariko njye namubwiye ko nta kibazo iyo twaba benshi cyangwa nuko tugira umurongo twerekezamo ibintu byacu kandi njye ndabona natangiye kugira icyizere kampani yawe imeze neza ibintu mukora nabikunze nyine nkuko twabivuganye jewe I'm ready. Good. Rwose ubwo ubuzanye za nkuru zawe ngo ngewe ngo urabona izihe nkuru ngo hari iyo ntekereje ngo hari ikintu mbona hari nta shagige nawe bisigaye sinzi ikibazo sigaye ntabwo ushobora kumva ibintu mbonye cyunduriya uriya mutunzemo iki ibibazo by'isi rwose ugira umuntu umufashe umurwaneho ntagize gukora ibintu nka biriya ntabwo mbyumva rwose umuntu ushatse yaga uzakomeza kugira neza ineza ititurwa kubera iki koko ntacyo ngomba kumwirukana undi ntako ntamugiriye neza rwose wamwirukana n'undi muntu aba yaramufashije nk'uko yafasha abandi bose nta sense ariko buriya umbwira ibiki igihe nagusobanuriye cyose ntabwo ushobora kunyumva umva waragiye ariko turiho neza ibyo watekerezaga sibyo byabaye papa Alex ngewe nararambiwe abagabo se abagabo baheye hari abumpereza se waragiye uzi ko tuzaseba uzi ko bazatwirukana mu nzu uzi ko tuzicwa n'inzara ariko ibyo byose nta na kimwe cyabaye papa Alex ntacyo pe ibyo wateganyaga byose nta na kimwe yewe ariko ndagusetse pe ndagusetse ukagenda ukamara igihe kingana gitya
ubu wananiwe no gusubira inyuma ngo uze urebe aho turi. Ariko yewe cyabikora waranyumije pe, wambereye undi muntu, ariko rwose pe nta kibazo ariko twese turi ku isi nyine. Ngo iki umva turiho neza kurusha nuko ugihari. Umwana wanjye arakora. Ngo iki Alex ni umuhungu wawe utabishaka ubishaka, nanjye kandi ni umwana wanjye. Mukura hehe se? Mukurayo? Ntaho namukuye. Alex ni wowe papa we. Nubwo udashaka kubyumva, sinzi aho bakurogeye, sinzi ibyo baguhaye. Alex ni umwana wawe. Yewe ndagusetse pe, nukuri umva warenze ubwenge bwanjye, ariko humura. Ariko yewe hanya ngo nuko mora ncecetse, waravuga nka ceceka ukankubita nka ceceka, ibyo ukora byose nka ceceka. Papa Alex ntago byakongera. Nushaka uzaze, ubishaka nushaka uzahere, mbese uzakora iki umutima wawe ukubwira. Ngewe rwose nta bintu byinshi, ndicaye ndatuje, ndi mama Alex uzi. Niwumva ko ugomba kugaruka mu rugo rwawe uzaze, cyangwa se uzahera aho wagiye. Amafaranga uzayohereze cyangwa se urorere, tuzabaho. Yewe reka Claire yambwiye ukuri rwose pe. Ibyo yambwiye se birakureba? Ibyo yambwiye byose nta na kimwe kikureba. Ni igihe yabwiraga, ntabwo ari wowe. Kuba yaraje ukamusohora kuriya se kutabimbwiye sinabimenye. Ariko yewe banza barampinduriye atari wowe nzi pe. Hari ibyo twaganiye nge nawe rero. Byambwiye ibyo ari byose ni ukuri kandi nzabitekerezaho. Ntabwo byo twaganiye nta na kimwe kikurebamo. Deo amakuru. Isawa ni amahoro. Ko wabuze se? Kanda hari pe. Ndahari. Urahari se tuguheruka ryari? Cyasubiza se kuna akazi kanjye ka igihe nicyo cyabaye kirekire, akazi kanjye kabaye kenshi gasa nakikubyemo. Nyine kuboneka bisigaye ari hatari. Ku buryo ubura n'umwanya wo muri weekend nibura ngo unyaruke uzo turebeho. Cyane. Kuri peso uzi ko najyaga nyaruka nkaza, usiye ko nyine muri no minsi ibintu bimeze nabi. Akazi kanjye gasa nakiyongereyemo. Nyine ubwo urumva igihe nacyo sibi cyagabanutse. Ndabizi ko najyaga nyira gutya nkanyaruka, ariko muri no minsi ntibiri kunkundira neza. Byanteye kukwibazaho rero, kuko kuva amakuza yava muri uru rugo ntawe wahise uhacika. Niba ari wakubwiye ntuzahagaruke sinzi. Oya, ibyo ntabwo ari cyo kibazo. Ubundi urabizi ko najyaga ngira gutya nkanyaruka nkaza, ariko naho ubundi buriya biriya bintu twari turimo tuvugaho numva nta kibazo. Ako bwana makuru, yes Dr. hari ibintu mbona bamishe. Buriya rero nubwo tugiye gukorana business, ariko buriya biba ari byiza ko hari amakuru amwe n'amwe umuntu amenya ku wundi, kugira ngo ube wanamukavaringa bibaye ngombwa igihe runaka. Cyane nka kuno uba wansuye nyine urumva tuba dutangiye. Kiriya gisabo mbonye se ni wowe ugicundiramo? Igisabo kandi ko nta gisabo ngiramo hano se kandi
shaka wakoze ntabwo byumva icyo kinyarwanda ntucyumva Gisabo tawe uri kuvuga ariko nkuriya mu baby wenda ubonye nimba ari cyo wenda ushaka kwitiranya n'igisabo nyamara urabyumva kwijijisha mbwiye ko bimeze no ngo njyewe ni umufamiliye uriye family ariko uzi ko abantu dukuze tuzi gutandukanya ijisho rya nyiri urugo n'iry'umufamili okay aretse ko nshabiranya shere uranakuze undi se hari ikosa ririmo nimba nabyita ngo icyo se ntamwita ngo ikira ntamwita nk'ari nyiri urugo ariko nyine urumva buriya rero nubwo buriya kuri kampani nyine ubona ibintu biri kugenda neza biraninga smooth ariko buriya nyuma yayo nyine tugeze mu miryango buriya ntabwo biba byoroshye ibyo si cyo kibazo akazi kanjye niko kiyongereyemo ukuntu bituma nyine umwanya wanjye wo muke ujya umubona murabonana mukuza njya mubona rimwe na rimwe nyine hari igihe tujya tubonana tukaganiramo gake biri aho ngaho kuva yava hasi ndongera kumubona ntituzi n'aho aba ntabwo nzi ahantu aba ni kare ntabwo mbwira amakuru ye iyo ujya umubona umuntu se ntabwo nari nzi yuko byibura byibura vuba aha ngaha mufite muri gahunda kuduha amazi tukinywera amazi mu binyuze mu zihe nzira se none se ntabwo uzi yuko se mukuza asigaye afite ukuntu yigenje ate makuza rero muri ino minsi nabonye asigaye ahagaze neza ntari sobanurira ndumva ntabyo uzi se ndi mu gicuku ntabwo ubizi ni kare kibiki ntabwo nta kuntu waba utabizi sha ntabwo Yesu yawe yarabiguhishe gute mubwira ko nta makuru ye duheruka kuva yava aha ngaha kuva yagenda ntiyongeye kugaruka aha ngaha nta nubwo turongera no kumubona reka da noneho na telefone ntayitaba ntabwo bitaba sinzi rero uko bimeze gusa igihe ubwo duherukana nabonaga ameze neza na bugufi kuduha amazi tukanywa ubwo mwebwe sinzi impamvu mutari mubizi sinzi ko yabibabwiyeho reka ntacyo yatubwiye ese numvise ngo sigaye ari kumwe na wa mwana mwareze hano mwana mwareraga hano mwana twareraga kumwe na wa mwana mwareraga hano reka uwuhe wese si ubwo undi wa mukobwa umwe mwareraga hano twa Nyiramahirwe reka Nyiramahirwe byoroshye kandi byoroshye muri umuntu afite utuntu tw'utubazo nyine turi aho ngaho ariko biriya ntabwo byakubuza gukorana n'abantu ikibazo cyawe rero gira ukunda guca ku ruhande buri ushaka gukora bizinesi muri bizinesi ubundi umuntu aba sitireti iyo ugiye kugenda bimeze bite mbonye se uriya mwana ntacyo atwaye ibibazo by'imiryango se bimeze bite tuzabiganiraho n'ibirebire ariko nyine wumve ngo ntabwo byoroshye ariko ntacyo atwaye nta kintu atwaye ariko ndabona uhise ujya kure haba hari mu tubazo nyine ariko buriya cyangwa ukwamiyo ntabwo ari nka gutyo twabyita se tubiganireho yewe rero niba ushaka ko tuzakorana neza ugomba kujya uba diregiti ibintu byo guca ku ruhande cyane burya bitakaza umwanya kandi igihe ni amafaranga cyakoze niba bikuremereye
it's fine twabyihorera tukikomereza ibyacu cyane cyane ko buri ibintu byose rega habanza business ibindi biza nyuma yego ariko nanone ntabwo twarenze ingohe umuryango kuko niryo pfundo ry'ibintu byose ntabwo wakora business neza mu rugo bitameze neza ariko niba wumva utari muri mood yo kubimbwira it's okay ntabwo naguhatira kubimbwira biriya tuzabivugaho tuzareba akanya tubivugeho ko buriya dufite ibintu byinshi byo kuganiraga buriya no muri kampani buriya harimo ibintu bitaragenda neza harimo ibintu bitarasobanuka ariko tuzicara byose tubihe umurongo nimba ari n'izo nama wenda umuntu azigire oya humura nta muntu ujya ukorana nanjye ngo aferinge ntabwo bishoboka tuzafatanya ibyo muri kampani byo tuzabikemura kandi no mu muryango tuzafashanya burya nta mugabo umwe gusa tugomba gushyiramo imbaraga urabona turi mu bihe bibi aho uriya muhoro ufungiye urabona bizinesi irimo iragenda igorana tugomba no gushaka ingamba z'ukuntu twashaka izindi nzira zitandukanye n'izo twakoresha kugira ngo tubashe nayo utwo tubazo two twa famiye two tuzatuganiraho turebe umugabo nyine n'icyo aberaho gukemura ibibazo ubundi rwose nta kindi kibazo bizinesi yo bizatungana hano naho buriya wenda tuzabivugaho turebe uko bimeze oya uriya mwana ukomeza ariko nta kibazo rwose utwo tubazo tworega ahantu hari abantu ntabwo habura ibibazo rero ntabwo byabura ko hari igihe usanga bimwe birenze ibindi birenze imitekerereze nta bibazo reka dushake amafaranga ibindi bizikora nta birenze kandi ugomba gukomera nabi ibibazo se wabihungiraho kwizi ikibazo kibi burya ni uguhomba muri bizinesi naho iyo ibibazo bihari bizinesi iri kuraninga bigenda bikemuka buhoro buhoro hamwe n'abantu ariko ntukazajya unkinga ibintu urabona nubwo dukorana nubwo tuziranye ariko ndanakuruta by the way bijya ubimenya ntukankinga kinga utuntu ntabwo ari byiza muraho neza muri mbitabye ni wowe secretary Dr. Kim and umu businessman ntabwo uranyumvaho ngeze kumva mu minsi yatambutse alright narinje kureba Mr. Makuza ngeze muri office mbona ntahari mbona nimero yawe ndaguhamagara sinakubona ariko nari nkeneye boss wawe yaragiye kuri ranche ariko mu minota mike buriya arabagarutse ntabwo akunda gutindayo ntabwo nibukaga ko ari amasaha ya ranche kubera abantu dukora business hari igihe utwarwa ntiwibuke ko no kurya bibaho aho uracyari mutoya ntabwo wabyumva ariko ndabyumva urwego tuba tugezeho umuntu arya ukabonye umwanya ntabwo tukigendera ku masaha so namushakaga hari icyo wamfasha mwari mwavuganye cyangwa bo namuhamagaye numva nimero ye iri busy namubarebera mu kanya nabuza kumuvugisha ahari sinzi kumbona wagira ngo ufite complexe feel free uyameze neza tumva ngo ndi meze neza ushoramari ngo ugire ngo hari ikibazo nta kibazo meze neza boss meze neza ariko mukorera ahantu heza merci mukorera ahantu heza ntabonye nta kintu hatwaye ni heza cyane abantu benshi barabitubwira reka natwe biragaragara ko namwe mushobora kuba muri smart cyane noneho wakora uko ushoboye ukambariza Mr. Makuza igihe ari bubonekere kuko mfite igihe gitoya hari utugahunda twinshi mfite ntabwo nshaka gutinda hano
reka bikoreho ndaje mbahereza igisubizo vuba. Murakoze.